Bifurije ibihe byiza mwese abakomeje kugenda mubana natwe mu nkuru ndetse n'ibiganiro byacu bitandukanye. Ni inkuru y'akababaro y'urupfu rw'umupadiri witwa Joseph Desire Rudakubana wavutse muri 1963 akaba yamaze gutabaruka, aho urupfu rwe rwamenyekanye ku itariki 25 z'ukwa gatandatu 2026. Ni umupadiri wakoreraga umurimo w'Imana cyangwa se w'iyogezabutumwa muri Diyoseze ya Butare, nk'uko byatangajwe na nyiricyubahiro musenyeri wa Diyoseze ya Butare Jean Bosco Ntagungira, yihanganishije umuryango w'uyu mupadiri muri rusange, yihanganisha abakristo mu idini katolika kubwo kubura uyu mupadiri. Ngira ngo ni urupfu bivugwa ko rwatunguranye cyane. Mu by'ukuri umuryango we ni wihangane, bakomere, nta kundi byagenda. Gusa muri uyu mwaka hagaragaye impfu nyinshi z'abakozi b'Imana cyangwa se abihaye Imana, by'umwihariko abo mu idini rya Katolika, kubera ko n'ubundi murabizi ko muri ngira ngo ni Diyoseze ya Byumba nimba mbyibuka neza, niba atari Ruhengeri, naho hari abapadiri bagera kuri babiri. Hari babiri batabarutse bapfira igihe kimwe, ngira ngo mu cyumweru kimwe, ndetse n'undi nanone wakoze muri iyo Diyoseze ariko we wabaga mu gihugu cyo hanze, ariko abo bose batabarutse bakurikiranye. None n'uyu nguyu aje ari uwa kane utabarutse muri uyu mwaka. Mu by'ukuri uyu mwaka navuga ko utabaye mwiza cyane cyane ku bakristo bo mu itorero rya Katolika, aho bagiye batakaza bamwe mu bihaye Imana kandi bakoraga umurimo w'iyogezabutumwa. Uyu Desire wavutse mu 1963, amakuru avuga ko yatabarutse ku itariki 25 z'ukwa gatandatu uyu mwaka wa 2026. Ngira ngo hari kuri uyu wa kane w'icyumweru tuvuyemo nibwo uyu mupadiri Imana yaje kumwisubiza. Ni agahinda gakomeye rero, gusa icyo twavuga cyo ni ukwihanganisha umuryango we muri rusange, tuvuga ngo Imana ibahe gukomera ndetse no kwihangana. Nta kundi byagenda, mu isi niko bimera, dufashe igihe mu ntambara, ariko kandi mu isi ntabwo ari iwacu, turi abashyitsi. Uko byagenda kose umuntu akwiriye guhora yiteguye, kuko tutazi umunsi n'igihe. Umuntu ashobora kuryama azi ko ari bubyuke bikarangira atabyutse. Umuntu ashobora gufata urugendo akagenda ahantu runaka, impanuka igahitana ubuzima bwe. Niyo mpamvu tudakwiriye kwirara, kuko Satani ntajya asinzira, ahora dutega imitego ya buri munsi, ariko kandi Imana niyo mugenga wa byose, kandi urupfu Yesu yarugize irembo. Hanyuma dukwiriye kumenya ko kubizera Kristo, kubizera Yesu cyangwa Yezu, dukwiriye kwizera ko uwacu watabarutse mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko bazongera bakamubona, kandi buri gitorero riba rishingiye mu ijuru. Umuryango rero w'uyu mupadiri wihangane, ndetse n'abapadiri bose muri rusange bakoranaga nawe, haba abakristo muri rusange, haba abo bakoranye umurimo w'Imana. Birumvikana umuntu wavutse muri 1963 yari amaze igihe kirekire akora umurimo w'iyogezabutumwa. Rero ni ukwihanganisha abantu bose bari bamuzi, kandi mu by'ukuri bakomere, bihangane, nta kundi byagenda. Hanyuma nsoza ndihanganisha n'abandi bose badukurikiranye bagize ibyago ku mpamvu z'ibibazo bitandukanye. Abo bose bagire kwihangana, abafite ibibazo by'ubushomeri n'inzara n'ubukene, ababuze ibyo kurya n'ibyo kwambara, abadafite aho kuba, imfubyi n'abapfakazi, ababuze ubwishyu bw'amazu, ababuze urubyaro, mwese turabazirikana, tuvuga ngo Imana y'amahoro ibagarukeho kandi ibagirire neza. Mu isi turarira, ariko birashoboka ko ejo waba uri kuririmba. Imana niyo ifite ubushobozi bwo kunyuranya ibihe, ibitameze neza none birashoboka ko ejo byaba bimeze neza. Icyambere ni ukwizera Imana, kandi uwizeye Imana ntabwo akorwa n'isoni. Ndabakunda cyane rero, mukomeze mubane natwe mu nkuru n'ibiganiro byacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi, kandi wibuke gukora subscribe kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Hanyuma muduhe ibitekerezo byanyu, ukande like kugira ngo ibintu byose bikomeze bigende neza. Ariko kandi nanone iyo wakanze subscribe, iyo dushyizeho ikiganiro ugenda ukibona, ukabona notification uko dushyizeho ikiganiro. Imana niguha umugisha, Imana ijye mu bikorwa byawe byose, imirimo y'amaboko yawe n'ibitekerezo byawe, Imana ibyagure. Umugisha w'Imana ukomeze ukomeho wowe n'abawe bose.